twongeye kubasuhuza kandi tubaha ikaze kuri Nzuri Business Group Limited nk'uko mubimenyereye bakunzi bacu, bakiriya bacu. Nk'uko mubimenyereye tubafitiye channel cyangwa se TV ibagezaho imitungo yose itimukanwa, yabigurishwa, yabikodeshwa, amasambu, ibibanza ndetse n'amazu. Nk'uko mubizi rero, iyi ni Nzuri Business Group Limited. Ubu tukaba tuba tubanye kuri televiziyo yacu Nzuri Market. Turongera kubibutsa gukanda subscribe abatarabikora no gukora share kugira ngo n'abandi bajye babona ko byiza tubagezaho. Kuri iyi nshuro rero, namwe abanyenganda cyangwa bafite inzozi zo kubaka inganda ntabwo twabibagiwe. Ni muri urwo rwego tubazaniye ikibanza cyiza cyane kandi kinini, kiri ahantu heza cyane kuri kaburimbo, mu rugendo rutoya cyane uvuye mu mujyi wa Kigali. Nuvuga ngo ni ikibanza kingana na hectare yose, kiri kuri kaburimbo nini ivi Kigali ijya Rwamagana, aho bakunze kwita Imwurire. Ni mu cyanya cyahariwe inganda. Hari n'izindi nganda zigiye zihari zitandukanye, harimo nk'urukora fera beto. Nuvuga ngo ushobora kuhagura amafaranga make cyane ukiyubakira uruganda rwawe. Iki kibanza rero kiri kuri kaburimbo neza, kingana na hectare nk'uko nabibabwiye, kiri ku mafaranga make, aho ushobora kukigura ugahita ubona ibyangombwa byo kubaka uruganda cyangwa se ukakibika, kubera ko mu gihe kizaza bizaba bihenze bikabije. Amafaranga yacyo rero gishaka ni miliyoni 100 zonyine z'amanyarwanda cyangwa ibihumbi 100 by'amadolari, kandi ashobora kuganirwaho. Ni igiciro. Turabararikira rero gukomeza gukurikirana Nzuri Market, mureba ibyiza tubagezaho umunsi ku wundi, kandi mwaduhamagara kuri 0788 48 67 97. Mushobora kuduhamagara kandi nanone kuri 0788 230123. Mwana twandikira ku mbuga zacu, ushobora kutwandikira muri comment hano kuri Nzuri Market, cyangwa mukajya kuri YouTube channel iyi, cyangwa mukajya kuri Instagram, Facebook page, Twitter. Website yacu ni www.nzuri.rw. Izo mbuga zindi zose twitwa Nzuri Market. Ni nako mwadusanga kandi hano ku Muhima aho dukorera, aho dufite biro hano ku Muhima muri feruje zo kuri Yamahaneza, etage ya 2 usa n'ujya Nyabugogo, y'amatafari ahiye yanditseho Shema House. Dukorera muri etage ya nyuma ku muryango wa mbere ureba ku Gisozi. Iwacu muri Nzuri Business Group Limited, umukiriya bari umwami. Tubahaye ikaze cyane. Muze tubaha imari nziza, muze kandi tubashakire abakiriya. Tubahaye ikaze. Ni nako dukomeza kubagira inama kandi ku bijyanye n'imitungo itimukanwa, ku mikoreshereze y'igishushanyo mbonera. Ni nako kandi tumanaging imitungo yanyu. Bantu mufite amazu, bantu mufite ibibanza, bantu mwabuze abakiriya bo gukodesha amazu yanyu, nimutugane tubashakira abakiriya, nimutugane tujere imitungo yanyu, murushaho kunguka no gutera imbere. Murakoze cyane. Tubahaye ikaze muri Nzuri Business Group Limited. Mukiriya ni umwami. Murakoze.